Ibihe byiza nshuti zanjye mwese kuri buri wese wabashe kugira amahirwe yo kubona iyi video. Uyu munsi rero ndashaka kubereka uburyo ushobora gukora flash yawe ibaye yapfuye, ubwo ndavuga igihe ushyira muri device runaka, ishobora kuba machine, ishobora kuba icyo ari cyo cyose gishobora kwakira USB flash drive. So hano urabona dufite flash yacu, ntabwo imashini ubwayo yisoma nk'uko mubibona, nyine ntabwo ikora. So abantu benshi rero flash barazijugunya bigenze gutya. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbereke ibanga ushobora gukoresha ubaye ufite mashini yawe. Ntabwo ari ibintu bisaba ubwenge, birasaba gukurikiza procedure gusa, nta nubwo bisaba ngo ubuze ibintu byinshi. Like this one, let us try to format this one. So urabona iyi flash wishatse kuyiformata, urabona ko iri unknown capacity, bivuze ngo ntabwo igaragaza capacity yayo. Icyo dukora rero ni iki, reka tugerageze tuyiformate turebe. Urabona ko byanze, Windows was unable to complete the format. So ndashaka kubereka uburyo rero bumwe ushobora gukoramo iyi flash kandi ikongera ikaba nzima. Ikintu ukora ni iki rero, uza hano hasi kuri window, kuri la window icon, icyo ukora usacinga CMD. Tugiye gukoresha CMD. Iyi ni intuza, ni program iba mu mashini zose zikoresha ama Windows. CMD cyangwa se command prompt. Icyo ukora urayifungura, iyo umaze kuyifungura utayipingamo disk pad. Ibi ntabwo ari ibintu biruhije, nuko ngo buri muntu wese yabikora, upfa kuba ufite iyi mashini. Icyo ukora ni ugukurikiza step nk'uko ndi kugenda mbikora. So ubwo rero ewana, buri muntu wese ibi yabikora bitagombeye ngo azi mashini. Ni ibintu biri aho byoroshye cyane. Ibi ni ukubikora kugira ngo amaflash yajyaga abigenderamo ugasanga muri kuyajugunya kandi yakabaye akora, baza gusanga hari amaflash menshi wagiye ujugunya kandi bitakabaye ngombwa. Icyo ukora utayipingamo disk pad. Urabona uko nguko nabyanditse neza, niko ugomba kubikora kugira ngo uze gukurikiza procedure neza. Kimara kwandika disk pad, ukanda kuri enter. Umaze gukanda enter, dutegereze kuko imashini yanjye iri kugenda buhoro. Ahanini ikindi ukora uhita utayipingamo list space disk, ukanda enter. Hano ubwo tuba tugiye kubona list y'amadisk ari mu mashini yacu. Ubwo turaza kubona internal storage ya mashini, tubone n'ama external yose tuba twashyizeho. Urabona hano nashyizeho ya USB flash drive yacu. Urabona hano ho CMD iti kwereka size ifite DOS, ifite giga. Hano hariho giga 14 I think 14, yes. So icyo ukora ni iki rero, uhita utayipinga select disk 1. Urabona ko hariya dufite disk 0, disk 1. Icyo ukora uhita utayipinga select disk 1. Kubera iki? Kubera ko disk yacu twashyizeho, urabona ko ni disk 1. Buri gihe disk 0 aba ari disk ya machine. Twebwe turaselectinga disk 1, kande enter, tegereze. Ubona disk yacu yamaze kuba selected. Ukimara selectinga disk yawe rero cyangwa se flash yawe, gusa ugomba kwandika disk. Icyo ukora utayipinga clean, ukanda enter. Umaze gukanda enter, tegereza. Ntabwo ari ibintu bitinda, nuko ndi kubona imashini yanjye iri kuraninga buhoro. Urabona ko disk yacu yamaze kuba clean. Icyo tugiye gukora rero, tugiye gucreatinga partition primary. Ubundi uburyo tubigenzamo nta bundi, icyo ukora batayipinga create partition primary. Turagendana. Icyo ni ukuvuga ngo create partition primary. Create partition primary. Tukanda enter. Twamaze gucreatinga partition primary yacu. Noneho sasa rero ubu icyo umuntu aba agiye gukora ni nka step ya nyuma. Urebye ni step ya nyuma. Ubu tugiye guforomata ya flash yacu yari yanze.
tubigenza gute rero sasa? Baza gukurikira step uburyo ndi kugenda mbikora, kuko iyo wibeshyemo akantu gato komande yawe ntago iba iri buze gukunda. Icyo ukora ni format space fs, yes, format space fs equal fat. Urabona uwandika equal fat 32 quick, yes. Warangiza sasa rero ukanda enter. Dushyiraho quick kugira ngo process yacu yihute. Ku bantu mumenyere guformata amaflash ku mashini urabizi ko hari aho selectinga quick format kugira ngo process irangire vuba. Bishobora gutekinga like nk'iminota 30 igihe waba utashye selectinze ira quick format. Ubu ikibura ni ukuyiassigninga ikagira letter. Urabizi ko driver yari yose ushyize ku mashini, nimba ari disk ushyizeho, nimba ari flash, ibigomba kuza ifite letter runaka. Umaze kuyasigninga rero, icyo ukora ufunga ntuza CMD yawe, kuko flash already bayamaze kuza. Ukanda X, then flash yawe ikaba iri kuraninga neza. Ubu ni ukuvuga ngo flash nemeye kuba nayishyiraho data zose nshaka. Ni ukuvuga ngo flash yose ushobora kugira ikaba ifite ikibazo nk'iki ngiki, nta bintu byo kuzuyaza, ugenda ugakurikiza zira step twagiye dukoresha haruguru, ubundi flash yawe iyo ariyo yose ikibazo yaba ifite ikaba irakiza. Urabona ko ya flash tayari yamaze kuba nzima. Pay attention, hari amaflash usanga afite ikibazo atari ikibazo kiri buze gukenera ko ubikora biri soft. Hari igihe usanga ari ikibazo gishobora kuba kiri hard. So ubwo ntago sinzi nimba wenda abantu bari kubasha kubyumva. Hari soft repair na hard repair. So iyi ngiyi twe turimo tuyiripeyinga dukoresheje uburyo bwa soft repair. Ubwo soft repair ni igihe ushobora kuba wakora ikintu runaka ariko ukoresheje softwares ibintu nk'ibi, cyangwa hakaba ari ibintu bitari buze kuza gusaba replacement y'ama device runaka. Ubwo ku bantu b'abatekinisiye baba babyumva cyane. Anyway guys, don't forget to subscribe for more cool videos. Muri iyi minsi ndaza kujya mbatamo videos day by day kandi zimeze neza z'ubwenge.